ni bibi pe kuko umuntu kimwe nuko nagusuzugura ariko nge hari udusuzuguro tungahe nta kwemera kuza ukankubita kunkubita kuza ukankubita kugeza umutuka ntiwigeze ukisuzuma ukabona uri umwere muhe rugari mana agende yivurugutange avuge igihe cye nikirangira bizarangira ariko nujya guharirana nawe kandi ubizi neza ko ibintu ari kuvuga niyo nama tese arimo kubagira okay komeza nanjye ndabagira yanjye wawe iyawe ko nayizeye sheri iyawe ko nayizeye nagari nta n'impamvu yo kuyizera kuko birebere ahubwo umwanzuro nuhe wumva wagira abantu inama ngewe umaze kubyunyumvisha ndabyumvishije pe narindi ku ruhande rwanjye ariko nje ruhande n'ubundimo mo nakakonyeje ngo mureke suzugura gasuzugura ariko nanone ni ntuga cyokoza nanjye hari ikintu bajye bavuga ati ari akantu bajye bavuga ngo iyo wimenyereje imbwa gusiga bavuga gute imbaragasa hari umuntu ugitwara swaswe ziwe nkumva nda nkavuga ati uyu muntu ari kwitwara nkuko nanjye nakitwaye umuntu bita ngwino ndebe simbizo nimba ugiye ureba mu masosho woshaka ubutabizi ngwino ndebe baravuga ariko mari screen yiga ikaguma ari yayi ntabwo nakubaha nunyuba nzakubaha rekana nabivuga nonge imbere ya kamera none ndeba mu neza okay akamereka mubaza ikibazo kimwe suppose ushatse umugore sibyo ariko by'umugore kucyubizana ibyo ngibyo buretse turi kuganira sibyo hari undi muntu ushaka gufasha suppose ushatse umugore ushatse umugore ntabwo uzi uko yakuze nawe hari uko wakuze hari uko yakuze hey guys mumeze meze neza meze bro meze neza Jeni meze neza baby wanjye ndashima Imana wowe umeze ute nanjye meze neza ndashima Imana naye ngukumbuye yatamuze ko yaciyemo iminsi tutabonana murakoze kunkumbura nibyo byiza reka nasubigira ngo ube utankumbura koko wazamararuka ngo wazampararuka wowe niwe wamararuka ngire ko sinagwararuka guys dukomeje rero turabanje kubakira abantu bose banyuze hano ari ubwa mbere mukomeze mukore subscribe umuntu uzi ko atarakora subscribe nukuri namfashe akore subscribe anshyigikire rero abatesi mwebwe babasangwa ndabayambiriye cyane kandi Imana ikomeze baho umugisha ko mudahwema gukurikira ibiganiro byanjye no musigaye mushimisha guys nukuri muri kugenda mu mibyishimo mbona ko nyine turi kumwe mwese muri kunshyigikira nukuri ariko abantu cyane ngomeje gushimira abantu muri gukora amashare n'abantu muri gutera comment mukatubwira nyine mugire gutya muhindura ibi nukuri Imana ibaho umugisha uyu munsi rero batera comment zitari nziza nazo naga bari fresh ariyo nabonye anebo Jeri rero arashyuha nyine arababara naga gushyuha byo guhinda nyine arababara je niyo mbonye ama comment mabi ngebira nuko baraje umuntu atara comment twara birasekeje ariko uyu nguyu arababara niha yakubabaje yaryeje bundi ngo mani ngo nimukarate ngo ibintu ngo by'ubumuga ngo turabizi papa turabizi arababaye kuturusha ariko se abo nibo natwe turi twebwe kandi nabonaga aribo Imari kuntu Imana izagenda ibahindurira amateka nimba twebwe kuba turi hano nagaruko tuvuga ngo wenda ngo turishima mwawe utereye commentaire nkiyo ngiyo ntabwo uriyakira nawe bumva uracyane ntabwo twayimurenganyiriza kandi nukuri ashaka kuba dukurikirana cyane umuntu yahiteye iwanjye cyangwa yahiteye kuri channel yawe abuzwa n'iki ni wawe ni wanjye nayo nabonye gusa nukuri kwibana nta mutima mubi tuba dufite nta nubwo ari ukubirata by the way ntabwo ari ukubirata nyine tuba turi kuvuga ikintu kiri reka mubwize ukuri nge ndabirata kandi abyishimira kuba mbayeho ngucya yaravuze ngo nuko kingo murata ngo mufite ubumuga rwose turata ikisi turata ibyishimo kuko twiyakira hari abatarabasha kwiyakira ngewe nzabivuga mbirate kuko nari yakiriye rero umuntu ufata agatera commentaire ngira naga bari fresh wowe nimba utariyakira nawe basi Imana izagufashe wiyakire papa sibyo n'umusore bigaragara ntabwo twabombleme gashobora kuba
ari muri ya situation nyine itari nziza akazi kiwe. ataba oya ari byo ashobora agira umujinya ndakuzi calm down ngira umujinya rata uwo muntu nimba ari akunda kureba ibiganiro byanjye nukuri ntago kuba ari ukukwirataho cyane cyane tuba turi kurata cyaze Imana yo yankijije yakijije n'uyu kandi nimba itaranagukiza gukiza turavuga ibikomere nukuri ko Imana ikomore ko birarushya iyo utariyakira nicyo kintu nzi ku muntu ufite ubumuga utariyakira n'uburemere bikomeye rero birashoboka kuba hari nk'ikintu twavuze wenda sikimwe gutya ukumva turagukomerekeje nuko tubabarire ntago ari ukugukomeretsa kundi njye nayo nabonye ariko ntaza no kuyireba ariko cameraman nawe yarayibonye urayibonye cameraman iyo umuntu ateye comment ngo kubaruhuka ngo tuba turi kurata ubumuga urayibonye njye nayo nabonye ntago duteye iki ngo ntago duteyemo hari umuntu dutakira hari umuntu turasaba amafaranga mwakabyara kuba tubasaba biriya nabyo twanabasaba kuko ntabwo hoya twanabasaba rega gusaba hari icyo bitwaye gusaba umuntu akaguha ibintu gusaba umuntu akakumvira ubusa mudufashe muduhe twabasabye njye nta mafaranga yabo nshaka apana amafaranga ntabwo ngiye byo turi kuvuga ubumuga ndashaka icyo nshaka ni kimwe mwakabyaramo mugende kuri Madiba niyo TV mukande subscribe nta kindi kintu mbasaba mukore na comment na share mazi uwo muntu uvuga ngo kazi yako uzakomeza ubabare umutima uzatubirata sheri kandi nimba umugaye Imana naga mugaye Imana na muntu ufite ubumuga wavuga ari amagambo nibibaho neva ni kuri Imana wavuga ari amagambo nyine wowe twabangamiye cyangwa tuba turi kubangamiye we cyo koza ashobora kuba wenda bazi arabazi hakwenda bishoboka natwe ariko turabazi ntago tuba turi ashobora kuba byaramubabaje ariko ukamubabaza ku bintu by'amafuti nabo gusa tubabarire twarakoze ibintu bitari byiza mutubabarire biba tubabarire kabisa yego kare kaciyemo murakoze mukomeze mudushyikire nyine tuduharanira urukundo mureke mbabwire rero wenda nubwo akantu kari gaciyemo mureke mbabwire ntago abantu benshi bakunda gutera amakomenti ariko jewe umuntu natera komenti azi ko ngewe tesi ngewe umwana wandi ndi bubabare ntabwo ibyo bizakora hari ikintu ejo bundi ujya ureba kuri TikTok ego ujya ureba uriya mu mama witwa Shakira ujya umureba unanutse ndamubona ariko hari ikintu nabishaka ko tuvuga ibintu byinshi gusa hari ikintu ejo bundi yari ari kuvuga nyine kuvuga ngo nimba waje kuri social media ukaba ufite mu mutwe horoshye cyangwa mu mutima woroshye ibyo bintu si ibyawe vireho shatse kuvuga iki iyo shatse kuvuga rero jewe kuba naza kuri social media barawe umutima wanjye sinzi igihe narababaye nta nubwo ngombwa wenda niteze kuzabona kuri social media ariko nukuri ko Imana ntabwo nyine wakwandika comment mbi ntago ari byo nifuza ariko nimba mva amaranga mutima yawe aricyo kinagutegetse do it bikore nta kibazo gusa kunuke nushaka ugire gute kuko ikibi nge nkora bla icyo bimbwiye kazima Imana nkunda cyambere nuko Imana dukunda tese kandi tuzabaho twishimye kandi namwe muzabaho mwishimye Madi umuntu nakubwira ikintu uzi kugikora kizakubabaza unaharanire guhinduka ariko baragiye umuntu anutse yaba muri comment yaba mu magambo avuga nkabona nahantu bihuriye nanjye tese nta kintu yabibwiye ikindi abantu mufata life yo kuri social media mukajyanye n'umuntu wo mu buzima busanzwe nahantu biba bihuriye njye umuntu yambwiye ikintu tese ndansanga aricyo ati ntabwo nakivuga ariko yambwiye ibintu byose numva mbona ni ibyo kuri njyewe ntabwo tuzi kwitegereza cyane urakoze ndigendera ntiwaburanye waburana kandi ibintu akubwira byose ubona ari byo yego uraburana iki yego nihorere ariko hari igihe umuntu ni iminsi niyo mpamvu rero nanjye nkubwira ngo umuntu natira comment ukabona ikintu avuze gihabanye na life yawe kiri kukubabaza gute cyangwa nta nubwo ngombwa birananga abantu batana amagambo ngiye bure umuntu uza numvuga cyangwa kanuka kubona ngo naje kuri kamera ngo naje kugira gute utukana yakaraka ibyo ngibyo ni iby'abadasenga twe turabakirisitu
uwo si njyewe Twe rwose turakijijwe rero umuntu turasenga wese ntabwo ibyo twababaje bintu wenda nk'iyo comment Imana imukomeze nimba twarakubabaje Imana twanabivuyemo. nawe utubabarire. Njye nari nzi ko twanabivuyemo byarangiye. Nawe napfa kubivamo gutyo ntarumvisha uwo muntu nyine ko nta wundi mutima mubi Njye rero ibyo ngibyo umuhari. mbikomeje. Ndakugira umujinya kandi ntabwo umujinya nungo wari shari. ajye njye guhimba indirimbo ngo birananiye. Kuririmba? Urashaka kuririmba? Madi biti? Umeze neza. Umeze neza. None se icyo kintu uvuze gitumye cyita kivuga ati reka tuganire kuri iyi topic siyo? Niyihe topic? Buretse iyo ikumva mbise mbikura kuri kino kintu nyine umbwiye cya comment ntacyo narinzi twanagize ikiganiro urabizi ko nta nakitwana cyane twari twavuze yuko turi bugireho nyine ariko nyumva no comment bise bituma nshaka kubaza iyo umuntu yakosheje sibyo duspose ngiye nakosheje tese sibyo nakosheje ni igici uri bukore nubishyiremo ubwenge bwinshi wowe tuvuga ati nahita ngira nakitinga gutya nyine muri uwo mwanya sibyo agize buretse kuri comment cyangwa ntabwo njya mbisoma apana kuri comment ndiwa mu buzima busanzwe umuntu wamufatiye mu ikosa sinatesi gusa wafashe umuntu turi no kubaza muri rusange abantu mwese muri kudukurikira iyo ufashe umuntu ari mu ikosa sibyo ukora iki kugira ngo umukosore cyangwa se wowe umwereke urugero rwiza wenda ahantu biri bworoshye ahantu biri bworoshye iyo nk'iki gihe dusigaye tubayire ku bukristu cyane ko ari cyo kintu kigoye kandi tugomba gukora nk'iyo uri umukristu ukabona nge pasi sindi umukristu yego worahamya uri umurokore cyangwa nanjye ndi umurokore turasengana ariko njya nkora ndiko narabarokore ariko bajya no mu byo hanze sometime wenda dushaka kuba dusengana ukajya umbona kuri kamera ukajya umbona nko kuri kamera wenda ndi guseka amadiba ndi kumufata gutya ariko ubona ni ibintu ngenzi ngo nakazi ariko wenda wa muntu dusengana akavuga ngo uriya ngo babeshya ngo si umurokore ngo reba biriya bintu yishyize mu mutwe ni urugero ndi gutanga reba biriya bintu yishyize mu mutwe uwo muntu uko ushaka ko amera neza ni igice uri bukore njyewe no kuganira wenda kugira ngo wenda ndebe ko yahinduka kuko nimba hari ikintu nawe wambaje ikibazo kirekire ako ngenda gusubiza mu magambo magufi ntabwo ndubwirwa n'igororosha sibyo njyewe mbona nakuganiriza nkakubwira ati ibintu urimo ntabwo ari byiza ntabwo inzira ari nziza byo kujudginga umuntu nyine ntabwo ari fresh niko wabikora njyewe mu buzima busanzwe ubikora gute bivuga ngo nabi ubikora gute ubundi wabonyeho umuntu ikosa ari njye rikoreye kabone niyo yaba ari bafite imyitwarire mibi muri society nicyo ukora genda babara uramubwira cyangwa babariramo imbere ukabigumana njyewe duhuza njye na nyine duhuza nabikwicaza nkakuganiriza tudahuza nababara nkakwihorera kandi nkahita ngugenderana kure sinjye kubeshya abanyarwanda njye nawe tudahuza ngo njye nawe tuganire nakwihorera nkajya ngugendera kure nanjye ariko duhuza nakwica nkakubwira ati niga bya bintu ntabwo ari byiza wamureka burundu se cyangwa niyo wamureka ni ukujya wenda uzakwapasa ukamubwira ngo sha ngo hari uriya muntu ngo yitwa gutya ukabimbwira kandi utarabimubwiye njyewe ntabwo najya nkureba nkakugendera kure ariko nanone mbonye umushuti wanjye agiye mbona muri kumwe njyewe uzanye n'umushuti wanjye ushobora kuba nabaza umushuti wawe nkakwinjira nka wese uriya mutipe yasanzwe abayeho ute cyangwa uriya mukobwa basanzwe abayeho ute wazamuje nawe nyine mbona ko mfite ahantu twahurira nahaca ariko mbona nta na hamwe twahurira warishari nakureka wamureka impamvu mbikubajije nakubwiye ko mbikuvanye kuri ya comment nyine ariko turi kuganira nyine turi kuganira n'abatesi cyangwa se n'undi muntu wese ushaka kunyuraho kuri no channel hari ikosa abantu tujya dukora
Madi duspose ngewe nakubonyeho ikosa sibyo Nabeza ariko nakubonyeho ikosa cyangwa se undi mugenzi wanjye duspose wenda nka Alicia namubonyeho ikosa aho kugira ngo urumva hari ikintu murusha buryo n'ubwo bumenyi nabumurushije yuko yakoze iryo kosa sibyo ntekereza ko iyo namubonye kosa wenda duspose afite ubwirasi biki kandi nk'umukristo cyangwa se umuntu wanyawe ufite ubumuntu ntabwo aba agomba kwishyira hejuru cyangwa se gukandamiza ikiremwa muntu kigenzi cyiwe we nyine arabikora akora ibintu bibi ukabona kugira ngo mwerere nyine za mbuto nk'uko Imana ikunda kudutuba nyine ngo twere imbuto nk'abakristo ugasanga ndi gucira urubanza Alicia kubera wenda ikosa rimwe yakoze ikumva icyo kintu ari kumucira urubanza ngo ibiki kandi nimba koko ngize icyo murusha nimba koko mfite ubwo bumuntu bwo guca bugufi iyo discipline nyifite ntekereza yuko nta kaje imbere ngo mubwire ngo Alicia ngo yarananiye n'ikirara yuko umubona gutya urukumva ngiye ntekereza yuko nta kintu mba n'ubundi ndushije Alicia abantu muzatubwire wenda umuntu uzabasha kuba yagira ntekereza ko nakegera ahubwo Alicia nkamumwereka ibintu ababizi ko ibyo bintu ari ikosa ukabimubwira hari abantu badahanwa ushaka kubimubwira noneho mukajya mugahita mushwana ahubwo mwari n'inshuti Imana ukanagira ngo ukojeje hagati mu ntozi ariko nimba wanamuhannye ibyo nyine hari ikintu uba ugomba gukora cya mbere ni ukumwegera ukamuganiriza nimba wamwegera ukamuganiriza mutumeho n'abandi bamuganiriza nabananira mu musengere nicyo kintu ngiye ntekereza ko ariko twakagombye kumera ariko ndi kubivuga cyane ndi kubihuza n'ubukristo none se ko njya numva bavuga ngo ijisho rihorerwa irindi ijisho rihorerwa irindi biriya bintu wowe ujya ubyemera nimba umuntu aguhemukiye muri make ngo ijisho rihorerwa irindi njye ntabwo mbyemera uzi impamvu nabyemera njye ntekereza yuko nimba njye Madiba wowe Madiba wambabaje sibyo wampemukiye urambabaje ndaje wanze kwisura urongera urambabaje uri kumva ndi buvuge ngo Madiba ni umugome Madiba ni umuntu mubi kumva nshobora kuhita nza nkavuga ati Mana yanjye mbabarira ume kubabarira Madiba umuhe no guhinduka noneho wowe ushobora kugira wowe ushobora kundeba ni munuze wawe ikumva wowe ubwo urumva yo nakubabariye biba birangiye akomeza ngo ngiye kukwishyura already n'ubundi mbambaye nka Madiba nta kintu mba ndushije Madiba turebe uzi ko ngende hari ikintu nize bajya bavura biswe Yuda nyine yahemutse sibyo buretse siko yorashonje ikumva bakagira uri kubona Yuda uyu munsi twaje kuganira nameze neza cyane urarwaye ameze neza hari impamvu buriya ari iriya komenti yagusajije naguseka oya warishari bambaye oya buretse mbanze nkubwire rata komeza nyiganirire uyu munsi turi mu mwuka w'Imana yego ariko njyewe hari ibyo tutarabuze kumvikana buretse Yuda urabizi ko amateka ya Yuda ariko urayazi yagambanye hari ikintu bajya ntabwo nyazi yose nzimo makeya urabizi ariko ko yiyahuye kubera ibyo yari yakoze ntabwo mbizi nimba yiyahuye ahubwo icyo nzi nuko yagambaniye Yesu iyo mu ntara hanyuma ntabwo ndusha gusenga yego ntabwo nabivuze Yuda uzi ukuntu ikintu kinshekeje mbabarira ukuntu uhise witangura ngo oya ntabwo nabivuze komeza uri kumva ntabwo bezi ko wamfashe koko nk'umuntu wamfashe nk'umuntu nyine navuze wamfashe nka wa muntu nyine nka wa muntu muri kumva
Yuda bajya batubwira nyine yariyahuye bitewe nyine n'uburyo ibiki ibyaha byamugira ngo iki ariyahura, ariko bajya batubwira ko nk'iyo areka kwihutira kwiyahura agasaba imbabazi agaca bugufi, Imana ari kumubabarira. Kandi koko Imana ari kumubabarira, ariko yihutiye kugira gute? Kugira impamvu rero ntemera kwihorera nuko nzi neza ko mutekereze nimba kwihorera hariya yavuze ngo ijisho rigire rihorwe irindi, waruvuze nari mvuze ngo ko ari abantu bajya bavuga, ntabwo nabivuze ndabyumva ko ari abantu bajya bavuga ngo ijisho rihorerwe irindi, sibyo? Kuki ibyo bintu bivuga kandi bavuga ngo ntimukihorere, ngo guhora nuko Uwiteka, akahandi nanone ukumva bavuga ibintu byinshi, biriya bintu byanasaza umuntu. Byagusaza gute se? Ubundi reka mbere ku rugero rwiza ngiye nkunda gufatiraho ku musaraba, Yesu akibabara kiriya gisambo, niho nahise mbona ko ikintu cya mbere kibaho ni uguca bugufi, kwemera kuri umunyamakosa ugasaba imbabazi. Ubundi baravuga ngo nta mwere ubaho muri iyi si, bivuze ngo nimba nta mwere ubaho, wowe nimba uri umukristo nta ndi umukristo, hari ibijya bikugonga bikakunesha, ariko ahantu biri bwemere yuko wenda uri bwegera Imana ikakwishima cyangwa ikagira gute, ni uguca bugufi imbere y'Imana ikakubabarira. Uri kubyumva? ndimo ndakubwira ni ukubera iki umuntu nyine biriya byo kwihorera, Abanyarwanda bavuga ibintu byinshi ngo ugusuriye ngo ugusuriye muryamanye ngo iyo utamwishyuye akwita ikiburano. Ego uzi se biriya bintu mwekereza ko by'imigani birangora cyane. Ego ni uguka nkuko bawuze. Biriya bintu ntekereza ko kuba ari kuvuga ngo nyine guhatana, kwa kundi uhatana. Abantu benshi rero niko dusigaye tumeze ngo nimba nkoreye iki namwishyura arambonamo ikigoryi, umbonyemo ikigoryi nabiki. Ese madireka nkubaze buretse kera numvaga yuko umuntu yamemukira nanjye nkamwishyura, warakoze ntabwo ari komeze, warakoze kumpindura, ariko warakoze kumpindura byagiye Imana. Buriya numvaga ko utamemukira ngo bigende gutyo birangire tu, ariko nyine no gusenga n'iki no gushyizwa biriya bintu byo kuvuga madireka bambwira njyewe Pasi wankoreye ikosa, sibyo? Ibintu bya Yesu yavuze ngo gukubisa urushanga ngo wirukire ni gute se wambanza rwa kabiri? Ibyo wenda ni ikosa buretse oya ni bibi, oya naga gugukubita undi icyo yashatse kuvuga niki? Umuntu ntabwo wemukira ngo umwihorere umwereke n'andi nzira ngo ateva nge sinabishobora. Ese kamumbwire sheri, ntabwo nakwihore, ntabwo unze se ngagenda urajya kongera kumemukira bwa kabiri, nige waba ukwihaye. Breze wowe Madiba wamemukiye, nge Madiba sibyo? Wamemukiye, duspose waje umvunnye ukuboko, wenda ndakize, ndaje ngo nje kukwishyura ngo nanjye nkuvuna ukundi kuboko cyangwa nkwice, ko nakijijwe. Byamarira iki? Ko nakijijwe ngewe. Byamarira iki? Ikindi nimba wowe unsebeje, duspose wansebeje, wanyandaritse, wanyisiba ikibiki ngo kugira nkwereke ngo ko nanjye ndenze ngo nze nanjye ngusebye ngo kuba ikigoryi imbere yawe nta kosi, amakosa nk'ayo ukora bintwaye iki? Bintwaye iki se? Urumva ibyo bintu ari byo kumwishyura bwo biri bukumarira iki? Mbabara umbwire inyungu iri buvemo mu guhatana. Mu gihe wahatanye we duspose twahatanye, turi gutukana uri kunuka ngo usubiza, mbwira inyungu ngewe ndi buvane. Ariko uzi ni nicecekera nka kwihoranje. Abantu benshi banzi bakunda kuvuga ngo ndi umugome, kandi serious ntago ari ubugome. Baravuga seriya? Seriya? Yego. Baravuga ngo uri umugome. Abantu biyo ngiyo bakunda kuvuga ngo ndi umugome kubera njye ushaka kunkorera ikintu ukagira ngo sinakibonye, kandi nkaceceka, wanutse wansebeje nkaceceka, nkanakwihora simpayane nawe.
ariko uzi ikintu ngiye nkuramo kuba naharirana nawe nta nyungu nabikuramo, nta profit n'imwe mbifitemo, ariko kuko ihora nkaceceka uzi profit birimo amahoro yo mu mutima. Iyo uzi kugira amahoro mu mutima shaho muvuna amaheto shaho shaho, ariko nabyo da hari abantu bifasha, ariko njye nta kintu njye buriya nakwishe nimba wansebeje nanjye nkaza wenda nkagusebya n'abandi kuvuga amakosa yawe kugusebya njye ntago nawajya. Ese ubwo ubu nakora ikintu cyo kuvuga ngo ndagusebya mana? icyo ari cyo cyose wakora uri kwihorera nyine uri kunsubiza ngo nuko nanjye nagikoze, ntago amahoro nawe wayagira, ntago bibaho. Ntago bibaho, njye ntago nagusebya, ahubwo njyewe ushobora kunkubita ukanya Madi ntago wagenda wowe nshuti yanjye ntago wagenda. njye nagenda ngo wagenda ntago wagenda umuntu ntago ankubita ngo ngende, ahubwo se Madiba noze nakora iki? wamwishyura, kandi iyo umwishyuye rero aha urakoze cyane, numwishyura Madi wenda hari uzabigerageza, sinzi ngo byigeze kubaho, ariko umuntu umwe azagusagarire sibyo, nagusagarira umureke rwose, nimba kukumena umutwe sinabwo ngo uzagumuhagaze igendere, ariko na nimba agukubise nk'akantu akakugira wiharanira kumwishyura, kuko numwishyura ukamuvisha iraso aho uri buhungire hose umutima wabaguma ufite ikintu wagize ikosa, ariko numureka akakubabaza ukigendera umutima wawe uvuga ngo uriya muntu aramemukiye, uriya muntu aramemukiye, uriya muntu aramemukiye, bigiraho bikaza gushira. Ariko yari wowe wahemutse, ariko dahara abantu bagira imitima itajya yemera ko yahemutse. Njye Madi ntabwo njya memuka buriya, ariko nanjye sindi umwere da, nimbivuga gutya najya abantu baza kumva wenda ngo ndi marayika ngo ndi apana, ariko buriya kugukorera ikosa nakora ikintu kindi, ariko buriya nakoze ikosa hano ngira ikintu kifatamo hano kabisa, kandi atari nikosa wenda rikomeye rikambuza amahoro, no mpita ntekereza wa muntu wakoze ikintu kibi mu mutima we, nyine njyewe niyo mpamvu ndi kuvuga ngo kubohoka nyine umutima wawe niwo usanga hari abantu baba bafite imitima imeze gutya. Madi uzikora umuntu ushaka nko kumbona kukubona useka kumva biramubabaje gusa, ati nk'aba bashinyika iki, abo nibo benshi cyane, yego akajya yumva ko yakubona uhora urakaye, ariko nyine iyo umva uhora wishimye nyine bituma nta stress zindi ubona nazo nyine mu mutima uhora wumva umeze neza ntarebe, ariko uzi guhora urakaye, guhora urakaye byadanje, nta kintu byaba bimaze pe, nta kintu byaba bimaze kabisa. Ariko njyewe reka nkubwize ukuri Tesi, njye nakundaga guhora umeze ngutyo nyine tu, ariko ubu ngubu hari umuntu umwe w'umushuti wanjye wari inshuti yanjye byadanje, yakundaga nyine twahoraga twisekera, twarahoranaga cyane dukunda twisekera dushinyika cyane, buriya muhora mugira iki nyine duseka twishimye kumva. Noneho rimwe tujya gusenga, njyewe ibiro by'abantu b'abahanuzi ndabyemera. Urabyemera? Wemera ubuhanuzi? Ubuhanuzi ndabwemera, naye ndabyemera rimwe na rimwe, ariko njye ndabyemera. Noneho umuntu twari twagiye gusenga namubwira ati rero senga iyi minsi ni usenge, ndi kubona hari abantu bashaka kujya gute kuguhumanya. Uwo mwana ari umwana mwiza pe Madi, turi kureba nyine hari ukuntu ubunzi wowe ukaba ati pasi ndamuzi, imico ye mibi niyi, myiza ye niyi, nanjye nkaba ati ibikosa bya Madiba nibi, ibizima akora nibi, nyine uri kumva hari igihe abantu bamuziranye sibyo. Uwo mushyanye pe nta kinani yabangamaganye, araza aramwira ati pa banza abahanuzi nabo basigaye bavangirwa, ubu umuntu wandoga ni umuntu wamumanya se ninde, yaba asa nzijije iki, sindi umukire ngo bari bundoge ngo babitware, sindi nta muntu ujya mbangamira cyanjye, ariko nta nubwo uri n'umukene. uri kumva gusa we yashakaga ikintu bamuziza akakibura, nanjye ubwo ni wari umuzi narakirebaga akibura, si bamucishijeho cyane acaho umwana uyu yari mukuru nyine, bamucishije acaho,
ariko nyuma nsigaye nibaza ati muzi ko hari igihe wa muntu tubona atakora ikosa uri kumva wa muntu tubona ko atakora ikosa hari undi muntu ahubwo kumubona gutyo nyine ko akora ibintu byiza iryo niryo kosa ahubwo bo baba bari kumubona none ubwo ngubwo nyine nta kintu ushobora gukora ngo umuntu utagukunda cyangwa umuntu utagushaka ngo bimuze mu bushake ntabwo bibaho none bibaze rero guhura n'uwo muntu niyo wamuhanagura niyo wamuha ibiryo ashonje si ujya ureba hari udushoti video njya mbona nimba ari abatanzaniya nimba ari abaki bakunda gukina utuntu wenda ugafungura umuntu wicaye mu kagare akahita amuhuhera tubona ukunze kubara aba Nigeria reba kuba wafungurira umuntu wicaye mu kagare ukamuha amafaranga yarangiza kumba ashaka kuyaroga ikumva icyo kintu bivuze ngo rero hari abantu ubundi baremewe yuko nkanjye we n'urugero hari abantu baremewe yuko kuba nakwishima kuba natera imbere ari ryo kosa njye ndi gukora noneho rero ibaze guhura n'uwo muntu ukajya guhatana nawe yagutuka ukamutuka kandi we nibyo ashaka ari gushaka nyine guhora akujagaraje mu mutwe warangiza ukajya guhatana nawe ubu uri kumukorera ikintu ashaka ariko wa muntu iyo muhuye akakugira gute akakugira gute ukamukoma umwima amahirwe yo kuba yafata ibyicaro mu buzima bwawe hari igihe umuntu akuzengereza akabona ko nandi mahitamo akavuga ati kamumbani mbaya tugiye guhangana bikakuviramo ihe nyungu ko ari cyo kintu ushaka kunyumvisha nonaha reka nkubwire sibyo cyese ntago ari ukuvuga ngo hari ihe nyungu ariko hari igihe umuntu agusuzugura bikanarenga n'urugero ese ubundi nakubaha biri bukumarira iki nakubaye ariko nanagusuzugure bijyamo hagati aho ngaho nimba ari kugusuzugura hirya ariko bitwaye uzi ikintu nemera ko uzi agasuzuguro ngiye buriya ntakunda ntabwo umuntu usuzugura ngiye reka babwire ni bibi pe kuko umuntu kimwe nuko nagusuzugura ariko ngiye hari udusuzuguro tungahe ntakwemera kuza ukankubita kunkubita kuza ukankubita cyangwa mani kuza ugashaka kunkoresha nkaho hari agucapa wisha sha kamubwire wahambira mu mizingire yanjye niyo nabigusigira buriya njya kugira ngo mbi wawe nkubangamiye nakwemera ngasohoka mu nzu yawe nawe mfite aho kujya ariko nkayisohokamo uzi ikintu mba mbikoreye kugira nanga gutongana we nanga amagambo guharirana ibigambo byinshi ndabyanga kuko nimba ari ikintu kibi ikosa dukora mani amagambo ni mabi kushiduka nimba ari icyaha kibi buriya ni iby'amagambo ngo niyo waba umucumbikiye niyo waba umugaburira kumushyiraho agasuzuguro ntabwo yabyemera uwo muntu sinabupenda sana bikomeze rero niyo cyitegererezo cyawe se sawa mva rero nkubwire sheri ni kubera iki uvuga ngo yagusuzugura ngo bigatwara iki ngo reka umbwire hari agasuzuguro kataba kagize icyo gatwaye madi ngewe dusupoze nugenda hariya hirya murasobanura ngiye bimwe ndimo ndabyumva ari byo pe ariko ibindi nkumva ntabwo mbishikira ni ikihe kintu udashikira cya mbere cy'umuntu yakujya hejuru umuntu akagukora ibyo ashaka ugakomeza gatuza ngo ndabyakiriye atankozeho utakoze ku bintu byanjye nyine imitungo gihe cya nyine hari ibintu uba ubona bitari buragiye mu ntonganya cyangwa mu kurwara nimba uje ukica ibintu byanjye nanjye ngo nje n'iki byawe se bimarira iki oya nyine ndikubwira ngo ikintu ndi kuvuga ngo hari agasuzuguro katadusitresha njye ndimo ndabyumva ibyo uvuga rega katagombye ariko hari ibyo narimo kubyumva ngo umuntu ngo azakukorera ikintu ngo urangiza ngo turamere kwa nini madire kamubwire nari ninangiye kuvuga byinshi mbwire bebe ntabwo njye nabyemera wowe ubwo ruhande urimo ibyo birakureba niyo mpamvu bakugira n'amashyari gora wisekera bakakuvuga ibintu nibyo pe biriya bintu ndabishima kuguceceka ni byiza ariko iyo warengereye mani ndaza uwo warengereye nawe umuntu warengereye kuri wowe aba yakoze iki
kuzi kwinjira umuntu akinjira no mu muryango akinjira no mu bintu byose none agatangira no kujya avuga n'amakuru yawe atari ngombwa kandi atari yo wanamuhaye. aha nudaceceka ngo mwihangane umureka avuga aruhe uzakora iki kugira ngo icyo kintu gisolve? Njye mbona ko bimaze kurengera namwegera nka tukaganira ngo urashaka iki. Noneho hari umuntu bararenze kwicazwa ngo aganirize. Twe turi kuba wa muntu ubereyeho kugira ngo akurwanye, ubereyeho kugira ngo akujagaraze mu mutwe, sibyo? Uwo muntu ni iki uri bukore kiri busolve icyo kibazo kiri hagati yawe? Namwegera ureka wariko watumye nasoza ngabwira njyewe mbona bimaze kurenga nshobora kwegera nkakubwira ati ibi bintu wabihinduye, niba utabihinduye urabizi gusebya muri iki gihe ntabwo byemewe, gusebya umuntu ntabwo byemewe, sinajya kukurega nakwinginze nshobora kugira nkakubwira ati gendere nanjye nkagenda nkanaguhunga ngajya kure yawe. Sibyo se nyine nakubwiye ariko nanone umuntu nimuharirane. Ego turi kureba ikintu kiri butume ngo abantu bahujwe n'ibibazo. Kubera abantu bahujwe n'ibibazo bari gutongana bari kurwana bari kugira gute bari gusebanya ni igiki muri abo babiri ninde muntu uri buharanire kuba yagira ibyo birungo bicike agume muri uwo buriya umuntu uri mu gakina ari umwe utamushyigikiye ntabwo ahwanye n'umuntu mwaje muri mu kibuga muri babiri muri guharirana, ibyo bintu biratinda. Ariko wa muntu we wamuretse akagwa mu kibuga kimwe yizengurukaho ageraho akaruha agaceceka, sibyo? Ariko rero yagiye mu kibuga ari kwizunguza ari kugukinisha agukinisha nawe warangiza ukamusanga mu kibuga mugakinana tayari game ubuyitindije bamuragenda muharirane kumumena icyo gihe kumumena si mumenera iki wamuretse amujya kabobisi nawe akakwishyura biri bube birebire n'ubu byaba birebire ubwo umwanzuro nuhe wumva wagira abantu inama njyewe umaze kubyunyumvisha ndabyumvishije pe narende ku ruhande rwanjye ariko nje ruhande n'ubundimo mona akakonyeje ngo mureke asuzugura ariko nanone ni ntuga cyokoza nanjye hari ikintu bajya bavuga ati ari akantu bajya bavuga ngo iyo wimenyereje imbwa gusiga bavuga gute imbaragasa imbaragasa bivuze ngo rero nta mpamvu yo gukinana n'iki yego bivuze bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga ngo uwo muntu nimba ubona yuko ari mu makosa iki cyo ndi bukigaruke nimba uwo muntu ibintu ari kuvuga cyangwa ikinyini ngurube gutera iki byose nimba uzi neza ko utari mu makosa banza wisuzume ni udusipoze hari umuntu wagusebeje wagututse uri kugukora ibintu bibi ukaba ubizi neza ko ibyo bintu ari gukora nta ruhare ubifitemo ntiwamubangamiye ntiwigeze umutuka ntiwigeze ukisuzuma ukabona uri umwere muhe rugari mana agenda yivurugutange avuge igihe cye nikirangira bizarangira. Ariko nujya guharirana nawe kandi ubizi neza ko ibintu ari kuvuga niyo nama tese arimo kubagira okay komeza nanjye ndabagira yanjye iyawe ko nayizeye sheri iyawe ko nayizeye nagari nani mpamvu yo kuyizera kuko hari ibyo nanjye ariko hari abantu wewe muri buhuze ubwo abantu nyine bazagira nimukemera agasuzugura no gutuma umuntu aza akagusuzugura vipi wowe ihangane sheri komeza bagira inama muri kumva rata nge nimugaranira rata mu magambo avamo ibicumuro bibi nyine oya magambo avamo ibicumuro sibyo ariko be cyo koza nanjye ikintu nabagiraho inama ubundi kwihorera umuntu ukanamuhonga rimwe na rimwe biba byiza ariko umuntu nagukubita akakuzengereza ubwo nawe uzambwira nimba udashoboye ngaho nge nabagira inama yo kujya guca mu gihe uzi neza ko uri mukuri nta kosa ufite ntaki ca bugufi ureke ibintu biharire man hari umuntu nkunda
hari ohe uwo muntu Imana ifasha za wenda simbizi nimba kano kantu kamera Imana ari bukancire hari umuntu ugitwara situation ziwe nkumva nkavuga ati uyu muntu ari kwitwara nkuko nanjye nakitwaye umuntu bita Ngwino Ndebe simbizi we nimba ugiye ureba mu masosho wowe ushaka ubutabizi Ngwino Ndebe baravuga ariko mari Ngwino Ndebe screen yiga ikaguma ari yayo Ngwino Ndebe akora iki nyine we ikumva ntago nyine umuzuze kujya ku masosho media urikumva mani bakamwangiriza izina bakagira gute ariko agatuza urikumva mani atwara noze asolvinga ikibazo cye neza kuriya rero abisolovinga niko numva ko abantu bose bakagombye kwifuza Ngwino Ndebe ndashaka umurimo ntibaharirane umuntu nimba wisuzumye wowe ukabona ibintu byose bari kuvuga n'ahantu bihwanye nawe umuntu nkunda nanjye shisha make witurize wiyubaye ku giti cyawe ko nujya guharana nawe urasanga ukoze ikosa kandi nta kosa wari ufite rero mani mutuze mwiharira nimba uzi kuri mukuru yubaye ngatanga inama zawe nanjye ikintu nabagiraho inama ntacyo narenzaho ku byo shiri wanjye avuze okay njye ikintu navuga tesi ntabwo nagenda kuba nabivuze tesi abantu ntabwo twese tugira umutima imeze kimwe wowe muragira inama ushobora kuba ugirimo kugira inama ukurikije n'amarangamutima yawe njye ntabwo njye nayakurikiza wowe nimba wumva buri muntu wese afite ukuntu atwara ibintu byiwe njye mfite ukuntu ntwara ibintu byanjye nkanjye sinjya nifuza kujya ahantu cyangwa guhura n'umuntu wambwira amagambo atari meza ankomeretsa urabizi ko mbyanga hari n'igihe bivamo ibintu bitari byiza byo kugira njye niyo mbonye iyo turimo kuganira nko mu bajama benshi turimo kuganira dutera story nkumva mutangiye no kuvuga ibintu bitari byiza none hari ukuntu abajama bakuzanamo kumva abantu arengereye hari ukuntu twebwe abajama tuganira rimwe na rimwe ukarengera camana nta bintu birambangamira nahaguruka nkigendera kuko ariko nawe igihe cyo kurakara vuba mushere nawe mbeshyera ntabwo ndakara vuba ahubwo njyewe ntabwo njya nkunda umuntu umbwira ikintu kitari cyiza kivuga ibintu bitari byiza ntabwo njya mbikunda nimba ari ikintu ushaka kumbwira tuganire ariko reka kuzana ubugambo bwanjye uvuga ushaka kwinjira muri story z'ubuzima bwanjye ngute se wowe urabikunda umuntu ushaka kwinjira no mu mwese mbikunda ariko nta muntu ubikunda muri make n'umuntu ubikunda rero umuntu nagusuzugura ukamwiyama cyangwa nakugendaho ukamwiyama nawe uzamwereka yuko shaho nawe ufite ubushobozi hani gute umuntu agusuzugura wowe ukagenda ugaturama unimba wumva ko wavuze ibyawe sibyo nanjye mfite uko mbigenza njye ntabwo wansuzugura kabiri gatatu ntabwo bibaho nanjye naza gusuzugura gatandatu njye nimba reka mvugisha ukuri ibintu byo bamwe byimwigira mwumuzana umutima mwiza kuri kamera njye nta mutima mwiza reka mvugisha ukuri amugani wa bulldog nunyubaha nzakubaha nusuzugura nzagusuzugura n'umwana muto yanyubashye ndamwubaha nubanjye buri muntu wese ariko nushaka kunsuzugura ntabwo bizakunda nanjye nzagusuzugura nicyo navuga bro niyo ushaka kunya hejuru nanjye nzakwereka ko nanjye ntabwo ibintu byo kujya ngo umuntu ngo nagira iki ngo njye nawe nagira inama umuntu mukundane mwubahane ariko umuntu utakubaho ni gute ujya kumwubaha wowe wubaha umuntu ntabwo ari kumwubahe gakunda nicyo washatse kuvuga rega nakumvisha ntabwo ari kumwubaha kunda niyo kureka umuntu madirika mbwire ntabwo kureka umuntu wakoshereje ntabwo biba bivuze ngo uramwubashye sometime ari igihe umurushije ubwenge sawa naribi nyubaha nkubaha n'umwana muto ndamureba mugane wa bulldog nkamubaha kuko simbize ejo cyazavamo ariko ni gute wifata ukaza ukanca amazi wezi ntabwo nakubaha nunyuba nzakubaha reka nabivuga nongeye imbere ya kamera none ndeba mu neza okay reka mereke mubaze ikibazo kimwe suppose ushatse umugore sibyo ariko by'umugore kuki ubizana ibyo ngibyo buretse turi kuganira sibyo hari undi muntu ushaka gufasha suppose ushatse umugore ushatse umugore ntabwo uzi uko yakuze nawe hari uko wakuze hari uko yakuze muhuye mu nzu sibyo murabanye usanze akunda umuntu umutwara gake ni urugero uwo niwe nshaka akunda umuntu umutwara gake mana yanjye ubu muretse kabisa uri kumva akunda umuntu umutwara gake noneho urimo uraje uvuye mu kazi ufite stress afite ibyo wahuye nabyo uramubwiye ni urugero
mereza ariya mazi wowe gutubute wise umutuka kubera za stress wazanye sibyo noneho nadaca bugufi ngo yicecekere nakubomora ntabwo nanjye ni gute ariko ni gute wowe nimba uje mu rugo rwawe ni gute uje ugiye guhangana mu rugo rwawe remember ko hari situation arimo yindi itumye ahubuka siwemera ko umuntu ahubuka siwemera ko umuntu yibeshya siwemera ko umuntu akosa ndabyemera nicyo rero nakubwiye ngo gute wowe ufata ibintu byawe byo kukaza ukaza kubinshiraho njye nirwanya nako nyine hari ukuntu bitwara ubu bivuze ngo wowe sari igihe utameze neza ukaza warakaye hano njye nawe tugahura n'ahandi hose duhurira Aisho ukavuga warakaganga wagahambisha kandi nta kosa nabigizemo ibyo njya mbikora ndaza ngakubwira ati njye mfite ikibazo ntabwo meze neza vugisha ukuri no mu kanya ntabwo naje nkababwira ati njye mfite ikibazo ntabwo meze neza ntabwo ariko nababwira okay ntacyo dispose rero byabayeho ko wakosheje nimba wemera ko gukosa bibaho ariko ni gute wowe ibibazo byawe binzanamo umwana ni gute wowe nimba ugeze mu rugo ubu nawe ure nuva ku kazi ariya uvuye ku kazi uzaza umbwira ati mvuye nimba wahombye nimba bakwibye kanzu cyangwa iki uzaza uvuga ati bebe numvugishe ntabwo meze neza nako ntabwo uzabanza kubimbwira nta kibazo nabanje kubimbwira uzaza unshihura tu ntabwo ari kugushihura oya dugira ngo hari igihe ni gute ariko ni gute ufata ibibazo byawe ukashaka kubishyira mu bandi nimba ntabwo ari ikintu aba yapanze ntabwo ari ikintu aba yapanze ngo ndi bugikore we ntabwo amenya ukuntu byaje kugira ngo uwo muntu mutaza guharana muri iyo situation arimo itari nziza uri bwitwaye gute si uguceceka wenda ukarindira umujinya we washize ukaza kumubwira ati nyamara wakosheje urumva ikintu uba umurushije nyuma ari nawe uba wamuhaye umwanya akanagusaba imbabazi ariko sasa nimba yakosheje nawe ukahita uzukungamo mugaharana ruca iri buturuke wenda aho ngaho ibintu wavuze byo mu rugo bitandukanye n'ibyo navuze byindi sibyo byose rero biragenda ntugafata abantu bubatse ngo bagiranye n'abantu batubatse njye nawe sibyo aka kandi turi mu rukundo ntabwo turubaka ubu wafata ibintu by'umuntu wubatse w'umugabo n'umugore ukabigiranye n'ibyacu ikosa aya makosa utakugombye gukora muri iki gihe wenda turimo twa relationship kwati wenda turakora iby'umugabo n'umugore bagira turagera gute ibintu byo guhuza nyine ibintu byo guhuza ibyo byo ntabwo tuba tubyemerewe ariko nanone icyambere kumvikana kubahana bitangira ubu ngubu yes kuko siniyumvisha nimba utari kunyumva nona cyangwa se ngo nge nkumve ngo twumvikane ubu muri relationship nituri kubikora umbwire ngo nitugera mu rugo tuzabikora hari igihe biranakunda ariko ntabwo bibaho biranakunda mandi ni urugero nimba ujya ubona neza ko hari utuntu nka dutatu nkora utishimiye ubu nyine ubu ukana umwaka wa mbere turi muri relationship ukabona sinagahinduye tukajya kubana utuzajya kubana umbwire ngo ndi mu rugo turahari twinshi ntabwo ari twinshi nakubeshyera kamwe kiki karahari ntabwo nkavugira imbere ya kamera naba ngiye kuguteranya n'abantu ko ndeba ako rero nubona tumaranye umwaka katarahinduka menya ngo uriga kukihanganira ntuzategezwe ngo ngiye gupfa ngo gutwara pasi ngo mugezeyo ngo ngo kazahinduka nageze mu rugo ntabwo bizabaho pasi nanjye nimba mbona ko ufite nka karagiteri 3 ntakunda nkabona umwaka wa mbere ntuzihanganira kukureka ni ukukureka ariko sinzakwiziga ngo shangureka nyine ngo nihangane ngo ngezeyo ngo burazagahindura mu rugo ntabwo bira ibintu bishoboka wenda nubivuga amazina ni nka tungaye kuri njye uzi akari byinshi mwana bitatu byose njye nzi kamwe nakacyo uzi kamwe kawe ariko wowe njye kize cyo ndahinduka mu gihe tuma Yesu iyo umuntu yambwiye ikosa njye nemera guha ariko nanjye ikosa ryanjye ikosa ryo biragoye ariko ari ikosa rimwe uzambwira gukureka sinzarereka irihe nyine ni mu gikari ariko nago ndakana nabivuge cyane ntabwo zansuzubura mwana ngo nanjye mwubahe icyo se ngenda bigira okay reka ibyo bintu njye njya musuzugura
oya Sinyasuzuguye. ndavuga nyine kuko wenda hari ikosa inziho njye ikintu cyaze nzi ko abantu bakunda kuvuga ngo ndasuzugura kwa kundi umemukiye nyine nkakwihorera ubwo ngo ako niko gasuzugura. ko ntago ari agasuzuguro ubwo ibyo ngibyo wowe umutima wawe utunga ni mwiza Imana iza ariko nanjye buriya nagiye mpinduka ariko niwe wampinduye ubundi numvaga yuko utameza tu utagenda ngo ucyumbabaje ariko usigaye disi ndakana keza umwana mwiza usenga ariko nsanzwe kuva kera nasengaga ariko mu mutima wanjye habamo akantu ko kunywa mu ko guhatana wowe ujya uhatana ko kumva yuko ngiye utancika bya fake ariko nje kintu ariko be nyuma ya kamera ibyo bintu bitatu vuze ubimbwire ariko pe hari kimwe cyonse hari kimwe cyonse umva nyine akuno rufite ikibazo biriya bibonye ubuma wariye urajya nawe uyu mugore nzamushobora kanze nshake hakiri kare nkore hakiri kare ntabwo bizoroha bebe tunose twanze kuri ibyo bintu twaganiraga njye abantu banje turi bubyumve kimwe nabwiye ko muzajya mwituriza mujye muri situation cyane cyane abantu bo kuri social media bari muri ibyo bebere by'irema bo ngabo bagomba kongera kwihangana umva mujye mwituriza no mu buzima busanzwe nimba ibyo bintu bijye bikuba ugasanga wenda muri famille yawe bahora babara ansa yabyo nuko kwicecekera ugakora gahunda zawe nimvuga biramarira iki ngende kubwira abantu banjye turi bubyumve kimwe nawe wabwiye abantu mu byumva kimwe ubwo muzaheze man ubwo nyine buri wese araza kumva ibyiwe rero mwakoze cyane kubana nanjye na Madiba Imana ikomeze umugisha mukomeze mushigikire mukanda subscribe no kuri tukomeze tuzamuke mumushyigikire madamu nanjye muramunshigikiye rero ibihe byiza ndakunda we love you